I believe my Creator had a different plan for me. That is why I am still here. He stretched his hand and raised me up to the breath and walk again. I continue to ask my Creator to uphold me as I trod on the remaining journey of my life. Nitwa Kizito Karima, nkaba naravukiye Nyanza ya mu ntara y'Amajyepfo muri 1994 nari ndi umuadolescent, nkaba narapfushije abantu benshi mu muryango wanjye harimo n'ababyeyi banjye, narihishe nk'abandi bana bose, intambara irangiye njya gushakisha ubuzima. Kubw'amahirwe nza kuzana muri Amerika nje gukina umupira wa basket, ndawukina unyishyura mu mashuri yisumbuye, unyishyura no muri university, hanyuma ndangije nza gukora muri leta, nkora muri leta y'inangaha igihe kirekire, imyaka irenze 10 nkoze muri leta, nibwo nabonye ko hari ikintu mbega nahamagariwe cyo gufasha abahuye n'ibibazo by'intambara. Abahuye muri ibibazo by'intambara harimo abana benshi muri twe barokotse intambara nyine, abarescape n'abandi bose bagize ibibazo bikomeye by'intambara bagifite navuga guhungabana, bagishakisha ubuzima. Ibi byose rero nibwo nafashe igitekerezo cyo gushinga no muryango twita Peace Center for Forgiveness and Reconciliation, ari ukuvuga ngo ni ikigo cy'amahoro gishinzwe mbega kubabarirana no kwiyunga. Harimo ibice bitatu by'ingenzi bigize uno muryango. Igice cya mbere kikaba ari cyitwa Genocide Awareness, no kuvuga ngo mbega no kuvuganira cyane kuvuga ibyatubayeho, no gutanga ubuhamya, témoignage cyangwa testimony, tukavuga ibyatubayeho, tukavuga mu buryo bwacu nk'abacitse ku icumu, tukavuga nk'abantu babizi bari bahari kandi bari batoya none bakaba barashoboye kwiyubaka. Muri ibyo kandi tukaba dukoreshamo na za memorials hano zirahaba cyane, maze gukoresha nyinshi cyane hano muri Indiana, maze gukoresha izigera guhera nko muri 2008 niho twatanya tujya tubikoresha inahangaha. So no kuba ko buri mwaka turabikora, hazamo abantu benshi, tukavuga ibyatubayeho, tukabwira isi yose uko bimeze kandi tukerekana naho tugeze. We are here to remember those who lost their lives in 1994. The 1994 Rwandan genocide against Tutsis has affected what we call the Great Lakes. That's Congo, Burundi, Rwanda, and even Tanzania, Uganda. There's a lot of people who are fleeing because of what happened in Rwanda. So, as genocide survivors, we suffered the first hands. We have scars. We are psychologically and physically and emotionally traumatized, but we refused to be the victim. We decided to move forward. To be honest, everything to me seems so strange, but on the other hand, that was a big and a better change. I was like, wow, what a beautiful place. For the first time in 10 years, I saw a big smile on my mom's face. It's priceless, it's a blessing. But still, every night I step outside and stand still in my lobby, remembering how tough was my life way back in Nairobi, which means I never forgot who I am or the people I left behind. Them sad songs and sad memories, they can't get out of my mind. Way back in Africa, soldiers try to kill me. But here in America, soldiers out here trying to protect me. Noneho ikindi gice cya kabiri ni igice bita mentoring programs, no kuvuga ngo ahantu mbega dufasha urubyiruko cyangwa tubankadara, tukabashyira hamwe, tukabigisha ukuntu bashobora kwiyubaka mu mahoro. Dukoresha siporo, dukoresha umupira w'amaguru, dukoresha basket, dukoresha volley, tugakoresha indirimbo, tugakoresha ubusizi, mbega ikintu cyose cyatuma umwana cyangwa se umuntu ukiri mutoya atajya mu mafuti, ahubwo cyangwa se ajya mu makosa, ahubwo ashaka ku ibyo bibazo byose yahuye nabyo, ibibazo by'intambara, ibibazo byo mu miryango, akabizana, akabishakira igisubizo mu buryo bw'amahoro.
Yeah, reka njye ndangurure ntashya Gasabo ku nshuti n'abavandimwe abiwacumuraho iyo wa Gihanga nakuyeyo n'amatage none meze ishyanga kure y'amashumi yanjye nyita kizimizo muzwe mu bisumizi nk'abana cyakinigize umuziki utemba mu mitsi banyita KOD Mr Bugoyi ndapa nka BOB nanze uburiri none ubu ndara mu birori ishyamba ryanjye n'injurizi ndi umuhizi ndi umusizi ndi umuhanzi ndi umuhashi nshaka kashi ku rugamba rw'umuziki nge ndi umurashi yo ku mazina banyita Shizo aka Afro Papi Mr Bugoyi with KOD nkaba ndi umuhanzi ukora injyana amwe simukunda bita rap music umuziki wanjye impamvu nkukora ni ukugira ngo just be able to encourage and motivate the kids bakomeze bajye mu nzira ziri positive so maze kugira ingoma nyinshi hanze benshi mwagiye muzumva mfite ikizimizo Bugoyi KOD nkuko nabivuga muri make maze kugira ahantu nigeza muri make ku buryo benshi babasha gufata kanya bakumva message ntambutsa mu njyana zanjye kubw'ibyo muri make ahantu sigaye mbarizwa na ahantu bita muri organization bita Peace Center for Forgiveness and Reconciliation like an organization ibumbiyemo icyo dukora muri Peace Center no kugira ngo tubashe gukipinga the youth out of trouble keep them out of streets kugira ngo babashe kuza tujidura hamwe tugire activity twiga tuzirikana umuco tubona chance yo guperforminga kwiga umuziki imbyino n'umuco muri make urubyiruko mwese aho muri hano muri Amerika muratumiwe kuko usanga tumaze kugira abantu benshi cyane icyo ni ikintu gikomeye cyane dufitemo abana benshi cyane bagera kubu ngo bashobora kuba bageze hafi ku 100 nibo bana nkorana nabo tukaba bafite mu group ibyina bayita Hoza Troop Dance dufite ikipe ya soccer yitwa Amani Soccer Club dufite za volley za basket twita Peace Basketball Clubs and Peace Volleyball Clubs ibyo byose ni ibintu dushyira hamwe kugira ngo abana bumve ko cyangwa urubyiruko rwumve ko tutari rwonyine kuba ko urubyiruko rwinshi rwavuye muri Glarak rwavuye muri akibigo byacu byakoye intambara ariko nabandi baba hano muri Amerika n'abakure hano muri Amerika nkatwe twese twaje tukiri batoya tugishaka kwiyubaka. Ikindi cya gatatu ari nacyo cya buri wese ni icyo bita ngo Journey to Freedom. Journey to Freedom mbega ni urugendo rwo kubohoka ku mutima, kubohoka mu mutwe wawe ukagira ahantu ugera ukavuga uti ndabohotse umujinya agahinda ibibazo nahuye byose mu ntambara cyangwa se ibyo nahuye mu miryango kuba imfubyi kuba umupfakazi gukora ibintu byose birya hari igihe burahura bikagucanganya mbega bigatuma wagira umutima mubi bikaba byatuma utabaho ubuzima bwiza. Rero iyo Journey to Freedom cyangwa inzira yo kwibohora ni ikintu twicara hasi tukaganira buri muntu wese ubishoboye akavuga ikintu kimugoye ku mutima nakavuga n'ikibazo afite muri ibyo hakaba harimo nk'abantu bakigera inahangaha mbigisha icyongereza nkabashakira akazi nkabajyana mu bintu mbega ibibazo serivisi zose bakeneye abenshi baba bakeneye ubufasha bwo mu bucamanza ngiye n'izi bintu by'ubucamanza n'ibintu bya security nibyo nkoramo nibyo nakoze mu gihe kirekire ndabizi ugize ikibazo ngiye buryazaho nkamwereka ukuntu muri Amerika umuntu habaho amategeko muri Amerika ikintu agomba gukora so ibyo byose ubundi ukamushakira yahwaba icyo kurya n'icyo kwambara ibyo byose yamaze kubigeraho nibwo tutangira tukavuga tuti noneho reka tuganire ku buzima bwawe harimo ababyeyi benshi baje nahangaha bafashwe ku ngufu abona abantu rwose bafite ibibazo bikomeye cyane kubashakira ubufasha bwo ku mubiri ariko n'ubwo ku mutima nibwo bakeneye. Iyo rero program yitwa Journey to Freedom nicyo dukorana n'abantu babyigiye dufite abavolonteri bize ibintu bya counseling cyangwa se kugira abantu inama tukagira abantu nkatwe twagenda twabinyuzemo twabirenze duhora tubankuraje ngo bagire ikintu bageraho. Muri make rero twa dufite n'ikirori turi gutegura kikaba itariki y'ikirori iri hanze it's going down on September 17th. Tuzadufite umuhanzi mwese muzi kandi mukunda bita Kitoko is gonna be there so
abantu bari muri Midwest ndavuga Chicago, Ohio, Michigan, Tennessee, Kentucky n'ahandi hose hafi yaho ngaho ntimuzabure man, come and let's party, come and support your boy Shizzo, muze murebe ibyo tubafitiye byiza cyane kandi mbonereho n'akanya ko kubwira n'abandi bahanzi bagenzi banje bari hirya no hino muri ibi nyine ibice bya Midwest, mwese muzaze man, muzabona chance yo kujya kuri stage mwigaragaze, audience zabiri nini cyane, just a lifetime opportunity kwigaragaza ukerekana icyo ukora. Kubw'ibyo rero ntawuhejwe muri mwese, muhawe ikaze, muzaze dupare. Icyo gitaramo rero twateguye kizaba ku itariki ya 17 z'ukwa 9 no mwaka 2016, kikazatangira saa 8 kugeza saa 4 z'ijoro. Harimo abana bazabyina, harimo abana bazaririmba, harimo abana bazavuga imivugo, harimo abana bazerekana imyenda bambara cyangwa se bakoze, harimo abantu bazerekana ibikoresho bakora. Ubundi tukazagira mbega igitaramo nyamukuru guhera saa 12 kugeza saa 3, kizaba kiyobowe n'umuhanzi umuvandimwe wacu twita Kitoko, Patrick Musabwa Biberwa, no umuntu ukomeye tuzi twese kandi udushimisha. Ubishoboye wese azajye kuri internet agure tike, ubishoboye utabishoboye kugura kuri internet aze hano tuzazimugurisha, ashobora kwishaka kwifata ku rugi aho tuzaba turi kuri sale. Kikazabera ahantu hitwa Pike Performing Arts Center. Address yabo ni 6071 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana. Zip code ni 46268. Abari hano muri Amerika tukaba twifuza ko cyangwa tubasaba ngo bazaze kudufasha, kuko ubwo bufasha bwanyu nibwo butuma dufasha abandi. Murakoze.